Ndi papa SAVA. Urumva DGD ngiye mfite umukobwa nk'uyu. Oya wakomeje kwiharira ijambo. Oya banzu unyumva ariko se kwiharira ijambo. Ase baretse ko ibyiza bibanza imbere. Ngiye reka nkubwire. Yego. Mfite umukobwa mfite igisyo. Urumva? Ni igitomati. Bamashenge. Atemba amabengeza. Urumva? Mbega ni ihoho. Urumva? Ni ihogoza. Yego. Mbega ku rukundo nkunda. Ni ikirangire. Reka ro nkubwire mwana wa mama. Uranyumva neza? Ngize kukurusha imyaka ubwo nzi ibintu byinshi utazi nabonye byinshi utabonye. Byinshi wabonye se byaruta urukundo. Nge mfite umukobwa w'inzuba idahanda. Ni umuhanga kabigihangange mu bindoro n'indoro nyurwe. Nukuri kw'Imana ni indembuza abakunzi. Uwawe nago yaba aruta wanje. Nago yaba uzi ko wanje ari ijuru risumba rwijije. Nama nk'asumbi umucyo. Uzi ko wanje ari inzuba idahanda. Je n'urukereza. Ariko wanje n'urwiririza. Je ni mutemba nshyushyu. Wanje n'umutako ku mutima. Aha nje wanje ni ibibero bitemba ineza. Ineza. Ariko uzi ko wanje ari uwo mata atemba amatama yombi. Wawe nukuri kw'Imana. Ariko njewe wanje uzi ko ari ikivugo cy'intwari. Wanje rero ni ukwiriye none kuratwa. Wawe uwanje njewe ubundi mufata nka byose byanje. Ariko ubundi DGD munyereke turebe. Munyereke turebe. Munyereke. N'ubusumba amasaro amasimbi ariko se. Oya munyereke rwose. Munyereke ubundi ndebe. Uretse uri guharira n'umuvuga uretse Bikira Mariya wabyaye Yezu. Akaba ariwe waje ayogoje abandi babyeyi umugisha na Yezu umwana wabyaga asingizwa. Nta wundi mukobwa urutungo wanje kwisi. Avenze ese kutamunyereka ngo itonde. Nta foto ze mfite kwera ko nagakunda kuzinyoherereza. Gezaho. Buretse nje kuri profile ye. Buretse ko yihuta. Munyereke ndebe. Nze ngukome. Nago wandusha umukobwa mwiza DGD. Buretse nze ngukome. Seko ntayibona. Aho naba nkukubise icy'umutwe. Reka nkwereke uwanje. Ayiriho. Dore nkwereke uwanje. Ariko reka nkutere manga. Urumva? Nze ndebe wenda ko. Oya banzu reba uwanje ariko DGD ko wawe ari kure. Bagiye ureka ibyiza bikaje. Nyereke wawe. Urumva? Nyereke wawe. Dore umwiza wanje. Turebe. Dore umwiza nihebeye. Dore byose byanje. DGD muzuminge. Wamubonye akarako mu mara yanje. Wamubonye iroza mu turabo. Murebe neza umuzuminge. Wamubonye umukobwa nkunda nihebeye. Fasha nje kuri Facebook. Uyu mukobwa uburyo buretse n'uyu byaseri wawe wamubuze. Oya sukuze rwose. Byaseri wahamanya n'umutima wawe n'uyu. Uyu nguyu niwe mwiza wanje. Ndakubwiza ukuri. Man. Siko bya bintu bibaye seriyo wangu. Biba seriyo we nta n'umukunzi ugira mwana. Ntukaza hano kumbeshya. Uretse gatuzanye ifoto. Sana. Nze kushaka umunyi wa DGD. Oya uyu mukobwa waje kuntu ari mwiza wanamwiba. Kuna kubonye. Wamubonye? Uyu ni wawe? Uwo. Kumbona se ari we wanje man. Ni mama w'abana banje. Kumbona ari we wanje se. Wawe. DGD udatangira kuzana ibintu by'amahugu ndekera umukobwa. Urabona atari we man. DGD. Iyi foto uyikuye. Nikuye ahubwo iyi ngiyo uyikuye. Mba nkubwire. Umuntu akiteretere ngo ushaka kuzana ibintu by'ibibazo. Wakinuye ko nakubwiye ko nge nkurusha imyaka ni gute giye wavuga ngo uriteretera nge ntarabanje gutereta mbere yawe. Ndashaka kukubaza uyu mukobwa muziranye mute? Mba nkubwire. DGD tazana ibintu by'ibibazo. Uyu mukobwa yaranduhije kumutereta kugira ngo yemere kuba mama w'abana banje. Yarakuruhije kumutereta uzi ko umukobwa njye afite na password ya ATM. Ariko wakwiterete yabaho ukareka kuntwa. Ahubwo se we wateresa uwawe. Ndashaka kukubaza ahubwo. Turagenga iminyago. Ariko se uretse se. Umva mubwire DGD. Ariko se buretse. Ndekera umukobwa. Wazateresa uwawe. Reka ro nkubwire mwana. Shabura abantu batagira na silence bari yahura cyane. Icara hariya. Mbabarira. Umva DGD. Ariko se nibi. Kandi njye ndagukubita. Umukobwa. Wigeze ubona ndwana njyewe. Uyu mukarita kandi petit frère.
kandi sha petit frère ngegera wimbwa mbi gusa sha petit frère mbobo wontwara umugore kandi sha petit frère Degede uramba nkubonye abantu murasangira mwarangiza mukarwana petit frère wawe mubuye buryo ko mwaje musobanutse ni gute mugera mu kabari mukaza buriya nuko mwihoreye si iki kigore gize kiba ikigore gino kagorya dore ni iki cyose kagorya mu rurimi wa mushenzi ngegera ingegera ni wowe sha urantwarira umugore ahubwo se mutwaye wo mukuye wawe mukuye he wijyana kubwira ngo munyereke ntiwamubuze gute nkwiyerekera umugore wanjye wanjye Facebook uramusanze nako Facebook umusanze genda nawe tu ako se buriya nuko mwihoreye oya Degede papa sava urabona ukuntu ujyana mva mubwire mwana reka twumvikane umva nk'uresimo mujye musirimo urangushyiramo inda y'ubukurusha umva twumvikane Degede uranize uranizemera umwuka ariko buriya ariko se ko mutumva ndiye ntanakwica mwana sawa abantu mwaje gusangira dupfuye abantu b'abavandi murambaye murakeye mugeze mu kabari niho murwana ibyo bintu ziko ari ibintu by'ubupirimeri mu mutwe si wese uzanye ibyo gushyiramo agatuza none se mugiranye ibiganiro bitica ibiganiro bitavusha amaraso ubundi se dupfuye ibiganiro bitagira bite mwabi ubundi dupfuye ariko papa sava hari ibidasangirwa hari nguyu yaraje ngo ntaza bisobanura vene yahumura ntacyuba sheri bimeze bite umva wiriwe neza nta nubwo soza ariko se shaka kumubita umugore uyu muzi ko biba ari gutyo gusa se papa sava ngewe unzihe ngo gutyo gusa ngewe unzihe ariko se urumva urabona muvandi dore dupfuye ubundi ubusa ntuzi ko ari n'ubusa urumva uyu muvandimwe ngiye twiganire nk'abantu b'abajama dukomoza ku bintu by'urukundo urumva ambwira umukunzi we ngiye ndicara ndavugana uyu mupeti ntabwo yanjya mu mitsi noneho jyewe hazamo kuvuga ngo mumwereke uyu nta handi hantu nagombaga kumukura byari kuri WhatsApp kuko ikintu ambwira ngo telefone yapfuye ngo amafoto ngo byabaye foromate urumva nkikarumatu nshaka ifoto ye ndayibura kuri profile nangije ndareba ndavuga nti ariko iki gita kinyereka kuri profile nyinshi ndebye mbona n'uyu nguyu uyu niwe mushuti wawe uyu rega ni umusheri wanjye ndabeshe sheri nawe njye n'umugore wanjye tuzabana ubuzima ariko se umugore wawe atenge ntabwo wanjye rwose ntabwo ubi wanjye uyu papa sava iyo atahiri waraharara tuzabana turi no gupanga ibintu none ngo muraba byaki ntabwo ari ibya burundu ariko ni kwa kundi nyine ababa by'agateganyo nyine bya enjoy noneho ngiye kumwereka uyu nguyu nsanga ntabwo ifoto iri kuri profile nta kintu cyagaragaragaho ariko kubera ko arambwira ngo akenshi ngo ntabwo akunze kubipostinga mbese kubera ko aba ari bize mu kazi ntabwo wambwiraga ngo ntabwo uri bubone ku uyu munsi wose ngo sinaragu telefone ntabwo uza ariko iki cyamuhamagaye icamo ngewe nayi telefone ntigira ite nticemo njye ndikaruma none hagiye kuza haza uyu kandi byabwiraga yuko ngo ari ku kazi ngo ataboneka ngo sinanamustresse mu telefone ngo uyu munsi ngo ari bize mu nama n'abazungu ntabwo ariko wavugaga urambwiye ngo kuri status wowe ntabwo ariho ntabwo mubona wowe ngewe nguyu rwose si nguyu ntabwo ariho dore nguyu rwose yewe ntabwo azaho nguyu mwiza wanjye ako mwiza wawe wapi ashaka kumpepura ko neza ndebe kuri WhatsApp kuri status aroze zana ndebe nyine ese simbona asa nizo wohereje zitagiye njyewe nohereza message ntizigende cyakoze zinyuzamo rimwe na rimwe akambwira ngo tuba turi ku kazi ngo ntabwo dufata telefone ngo ntabwo ngo babyemeye ngo gucata n'iki byose mwirirwa telefone asheri waramutse reka do uri boroke ngo ndi muri boroke dirigite papa sava bivuze ngo digite umva garura amaso neza amatwi wa gicucu yarabarangije yacize muri blacklist oya ntabwo ari blacklist ahubwo ni ibintu byadutse kuri ubu ngubu urumva umukobwa akaba afite abasheri benshi yafite abasheri benshi none urumva mwese agomba kubajera nyine urumva nka yakubwiye ati
ntabwo mbure ku uyu munsi ndabandi mu nama ntunantelefone ntunambipe wowe akubwira yuko muhurira twari dufitanye gahunda wowe sa n'uyu mwawe mute pare hazari aho yaragaje uyu mupeti ni umuntu w'umuvandimwe twakuri mwicaramo bo warinze mu kabari nkavuga ni yarabarangije ibyo bintu byaradutse umukobwa akafite abasheri benshi noneho yaba bafite akavuga ati ngomba kubajera hari igihe digidigi yishyura inzu uyu nguyu akishyura amavuta uvuze kwishyura inzu rero njye reka nkubwize ukuri n'ikintu kimbabaje kandi reka nkubwire utangira ubara amafaranga yose nagutanzeho uyansubize njye buri gihe kampostinga urumva gashyiraho ngo uyu digidigi umutima wanjye ukunda kandi ukamwishimira hashira iminota ibiri agahita nkubita ishita ngahita nohereza ibiceri hashira indi ibiri ngahita ngira ntabwo byabura shushube hanibu sasa umva ukuntu nyine abigenza barakohereza amafaranga nko minota 15 nkabona ntukiriho bivuyeho nuko rero nukujera banke zawe ubundi niko babyita ubungubu ni ukuvuga ngo wowe yagukeneye aboroka uyu nguyu urumva digidi aboroka uyu akagushyiraho shushube hani switi mutima akakwaka ikibazo wakimuhereza akakuboroka agashyiraho nde uyu nguyu we will die together until we die ati the last time ariko se uretse ko wenda ari ngewe ugicucu no ejo akaboroka undi ubu nta nubwo ari mwe babiri ubu rero ngiye kwicara nanjye ibyiga ibi bintu SAVA reka nkubwire yenda kumaraho amafaranga nk'ubu ngo sheri ngo reka mfate taxi vatire nta mafaranga mfite nze nkurebe muri gero ubu ngubu yaraje kundeba urumva nakubeshye kuri state abampostinga ngo umwiza tuzabana ngo ubibihe byose mbega namweretse uretse nge wenda fatiranye w'ikimara w'ikigoryi ariko ndakumenyesha yuko ngiye mfite abantu b'inshuti benshi cyane ku buryo none ngiye kugukubita buretse urirukanka ubu so wabwiye ko abandi batazajya bandebera niba bakumboroka bakurebera iki none inshuti azimuziranyeho nazara ziboroka iyo abantu b'abagabo turwara keretse ubonye uw'inkungubutsi wamweretse agasambo nk'aka iyo kagiye gutya kakagucika ntongera kukabona reka nkamburiye telefone keretse uwakaniga oya degede ko yirukansa se uriruka ugasiga ikikwirukankana ariko ntabwo ushobora gusiga ikikwirukamo ubusa arasiga iki gisebo noneho ajyanye ntacyo ajyanye se ubusa arongera yandikira uyu arandikira wowe arandikira undi arabigenza ubu kagiye kuduparika kubaka irindi sibo ni mukure mane mukure mujye mumenya yuko hari abantu babanje